gafu mureba kitwa tirimerike. Tirimerike ikomoka ku giti cya kirikimarunga. Tirimerike imaze guhindura ubuzima bwa benshi kubera umumaro ifitiye ubuzima bwacu. Tuguhaye ikaze. Ese wajyaga wibaza byinshi ku bijyanye na tirimerike? Wajyaga wibaza uburyo wayikoresha ndetse n'akamaro yakumarira uramutse uyinyweye? Ntuze gucikwa n'iki kiganiro. Reka tukubwire ko utagomba gucikwa kandi n'uyu muti turi bugukorere wakataraboneka wo kuvanga amata y'ishyushyu y'akazuyazi ukayavanga na tirimerike. Ntuze gucikwa, turakubwira byinshi ukwiriye kumenya kuri uru ruvange. Tirimerike igira umumaro mwinshi ku buzima bwacu. Nibyo twari tumaze kubabwira. Tirimerike ni nziza ku mubiri wacu kubera ko yifitemo anti-inflammatory, igabanya uburibwe dufite mu mubiri wacu ndetse no mu ngingo. Tirimerike kandi ifite uburyo iturindira selile z'umubiri wacu kuba zitakwangirika, bityo bigatuma tutatakwa n'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane indwara zitandura. Tirimerike kandi ifasha mu bijyanye n'imitekerereze, igatuma tutibagirwa kandi igatuma ubwonko bwacu bukora neza. Niba rero ufite umwana uri kwiga muri ibi bihe cyangwa se niba ukora akazi kagusaba gutekereza cyane, byaba byiza ukoresheje tirimerike. Tirimerike kandi irwanya cholesterol mbi mu mubiri, bityo bigatuma umutima wacu ubasha gukora neza. Byihutisha amaraso neza kandi bigatuma amaraso agera ku mutima neza, ukabasha kugira umutima ubasha gukora neza udafite ibibazo. Birumvikana kandi niba tirimerike igabanya cholesterol mbi mu mubiri, ifite n'aho ihuriye kuba yagabanya ibiro ku bantu bifuza kuba batakaza ibiro. Mwabyiyumviye rero, ako ni akamaro ka tirimerike ishobora kukumarira uramutse uyinyweye. Reka tukwibutse ko ku mpera z'iki kiganiro turi bukubwire Did you know in cooking, ka gace tubabwiramo utuntu n'utundi ku bijyanye n'imitekere ndetse no ku bijyanye n'amafunguro dufungura kugira ngo turusheho kumererwa neza. Reka noneho tuze tukubwira, ese tirimerike ushobora kuyikoresha gute? Tirimerike icya mbere ushobora kuyikoresha nka supplement cyangwa se ari ibinini uriye. Tirimerike kandi ushobora kuyikoresha ari agafu nk'uko twakabonye hano, ukagafata ukakaminjira mu biryo, ushobora kugashyira muri potage, ushobora kugashyira mu mvange, wagashyira mu biryo ibyo ari byo byose utetse. Ubundi buryo ushobora kuyikoresha, ushobora kuyifata ukayivanga n'amazi y'akazuyazi ukabinywa. Tirimerike kandi ushobora kuyifata ukayivanga n'amata y'inshyushyu, ari byo tugiye kuza tukubwira uburyo ubikora ndetse n'icyo bishobora kukumarira. Mwese muzi amata y'inshyushyu uburyo ari ingenzi ku buzima bwacu. Iyo wafashe rero ukayavanga na tirimerike, bikora uruvange rwiza cyane rutuma umererwa neza, ukirirwa neza ndetse ukarara neza niba uyanyweye ugiye kuryama. Icyo ukora, urayafata warangiza ukavangamo akayiko kamwe kuzuye neza, ukavangamo mu nshyushyu yawe. Warangiza ugakoroga neza. Runo ruvange rero icyo rukorera nicyo ngiye kukwereka. Ibi nkoze ibintu byiza cyane bigiye gufasha umubiri wanjye kumererwa neza umunsi wose. Uru ruvange iyo urufashe ukarunywa ugiye kuryama, ibintu bibiri bikumarira: nuko usinzira neza,
ikindi bigafasha igogorwa ryawe kumera neza. Birumvikana ko iyo ugiye kuryama uba wariye, kandi abenshi bitewe n'ukuntu turya dutinze ushobora kuryama ibyo kurya bitari byagushiramo neza. Iyo unyweye rero runo ruvange rwa tirimerike n'amata y'inshyushyu bituma igogorwa ryawe rigenda neza, bityo ntubashe kuba wagira za gaze mu nda, ukabasha kugira igogorwa ryiza, hanyuma ukabyuka wumva umerewe neza. Mwiyumviye akamaro ka tirimerike. Iyo unyweye tirimerike ku manywa wirirwa umeze neza, umubiri wawe ukabasha kugira imbaraga, serire z'umubiri wawe zikabasha kwirema bundi bushya, bityo ukabasha kugira ubuzima bwiza kurushaho. Nizere ko mwabikunze rero runo ruvange, nizere ko namwe mugiye kujya murukora iwanyu mu rugo kugira ngo mubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, twese hamwe tubashe kugira ubuzima bwiza, tubashe gutera imbere, kuko udafite ubuzima bwiza nta nubwo ushobora gukora, ntabwo ushobora gutera imbere. Reka rero tukubwire ko tirimerike atari nziza ku badamu batwite ndetse n'abadamu bonsa, hamwe n'abantu bafite ikibazo cyo kuva. Abo ngabo tuvuze haruguru, mbere y'uko bakoresha tirimerike baba bagomba kubanza kubaza abaganga babakurikirana kugira ngo babashe kumenya uburyo bahagaze, ndetse babashe kuba babemera niba bashobora kuba bakoresha tirimerike. Tirimerike rero ushobora kwibaza se ikigero cya nyacyo cya tirimerike cyo gufata ku munsi ni ikihe? Ikigero cya nyacyo cya tirimerike cyo gufata ku munsi ni igice cy'akayiko, igice cyako cyangwa se akuzuye. Ntabwo ugomba kurenza akayiko kamwe ku munsi ka tirimerike. Wabyiyumviye rero, ibyo ni ibyiza byinshi byo gukoresha tirimerike, ndetse wiyumviye n'ibyiza byo gukoresha tirimerike ukayivanga n'amata y'inshyushyu, icyo bishobora kukumarira mu mubiri wawe. Ujye ukunda kubikoresha ugiye kuryama cyangwa se mu gitondo kare ukibyuka, bizajya bituma wirirwa neza cyangwa se uryame umeze neza nta kibazo ufite. Twagarutse rero muri ka gace kacu ka Diddy9 Cooking, hahandi tukubwira utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Uyu munsi twaguteguriye akantu utaruzi. Waruzi ko hari amafunguro cyangwa se ibyo kurya bidakwiriye kujyana, tutakwiriye kurya icyarimwe? Ntabwo ari byiza gufata ibikomoka ku mata cyangwa se amata y'inshyushyu ngo uyavange na citro cyangwa se ibintu bifitemo acide. Ubwo ni indimu, amaronji, manderena, ibintu nk'ibyo ngibyo bifite acide. Ntabwo ari byiza kubirira icyarimwe cyangwa se kubirya umaze kunywa amata, kubera ko iyo bigize mu nda bifata ya mata bikayagira kwagire, agafatana cyane, hanyuma bikagora igogorwa kuba ryakora neza. Hanyuma rero iyo bigoye igogorwa kuba ryakora neza, bituma wirirwa ufite amaside mu nda cyangwa se ukumva wagugaye mu nda. Rero nawe kugira ngo ubyirinde, niba wajya kubikora ukumva ntabwo umeze neza, niyo mpamvu ibitera, nta yindi mpamvu. Reka rero tugushimire ko wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Tukwibutse ko ukomeza kutwandikira komenti kugira ngo utubwire ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi waba udufitiye, turahari ngo tubisome. Ikindi kandi niba uri mushyashya cyangwa se niba ari bwo bwa mbere utubonye, usubire inyuma mu zindi video twagiye tugukorera, urabona ibintu byinshi byiza byatuma wiyubakira ubuzima bwawe kugira ngo urusheho kumererwa neza. Turabakunda, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Bye!